so reka nongere mbasuhuza cyane kandi nongere mbashimire we mwimvugiramo mu gihe ngemba ndi kuvuga ibintu bizanjye urumva ejye utuza urumva njye ndi gushimira abafana bakurikira Agjo Films wanyuze wokaza ukivanga mu magambo kubita umuntu ariko iyo ntarakwita umuntu kuki mumva ibintu byoroshye urumva rata nibyo nababwiraga rero nabatereka ntanyine mbashimiye nongeye mbereze ikaze wowe bashokana na subscribe kuri Agjo Films ngubwira ngo nawe komeza dushyigikire urumva ariko si kindi kuvana gari Kinyarwanda kandi shari reka mubwire ashaka kuyishyiramo nje iyo ndi kuvuga ibintu bizanjye bizana ibyo mw'iki kiganiro urumva rata nibyo nababwiraga rero njya mwabibonye ko uyu nguyu yari umunsi wo kwishimira ndetse no kujya kubahereza ikaze tubabwira ko kuri Agjo Films tugiye kujya tubahereza ibintu byinshi bigiye bitandukanye uyu munsi wa none twamaze kurya mwihangane ntabwo twabahaye wenda ninda nini tugira ariko namwe turabazirikana uyu munsi wa none rero umuntu ukana subscribe ku YouTube channel yacu yemereye kuduha screenshot kuri iyo nimero mugiye kubona iza bipininzeho urumva namwe duhita tubakandira kanyenyeri wemvugiramo bro urumva nimba ndi kubwira abantu bakanze subscribe mbabwira bakanda subscribe iyi nimero tugiye gushyiraho hano ku iyi video ugita korizaho screenshot utuga kwa kanze subscribe maze nawe tubukandira kanyenyeri urumva mwabonye ko twariye amafiti inkoko ibintu byari bimeze neza ndagira ngo tugiye tuganira buri muntu wese atubwire ukuntu umunsi wa none ibintu byari byifasha tutajya kure cyane shu warura hariko ari ndaho cyane naho uri nahaje mba fresh cyane uyu munsi wa none rero kugira ngo dusangize abanyarwanda ibyo tugiye kujya tubahereza umunsi ku munsi ubonye gute ariko iyi film urayizi filime yitwa Imizi y'urukundo channel yitwa Agjo Films yego banyarwandakazi umuntu utarakanda subscribe ukaba utareba iyi filime nta kintu ufite waracikanywe kurikira iyi filime kuri Agjo Films ukande subscribe like share na comment ibintu bikomeze uburyohe turya tunywa twenjoyinga hashya gusa ariko ngiye sinabara kukubwiza ukuri pe urumva yego nyine nibyo pe ibyo ukora ni byiza kandi unakina neza ariko nanze inda yawe pe nta murimo usimbura kurya nta murimo usimbura kurya tugomba kurya tujye tuvugisha ukuri nta nubwo wagira isoni uvuga ngo abantu bicaye bangana gutya bose ni benshi ujye ufata akantu gatoya ngomba kurya kugira ngo nkore uri kuvuga inda yo kurya apeti cyangwa uravuga inda nyanda oya avuga ko nari isahane yose none se wakora utariye guys turarya tukanywa tukenjoyinga tugakora reka mbabwire mwa abanyarwanda mudukurikiye none hangaha uyu muntu mubona ararya afata inkoko nkibwira ngo agiye kugemura indera nanjye kukubekera urakoze cyane reka dukomeze cyane pa wewe unyute ibintu ni munange ntabwo wavuga utamfatiye kuri mikoro buretse reka nyifata ariko ngiye nyikunda nyifashe ushaka kuyifatira se ibintu ni munange hano abantu baranezerewe uri kubona mbese ntacyo nshinja hari icyo nshinja se icyo ngushinja ni inkwa ryawe kandi bajya bavuga ngo uri umurokore ugeze mu mayo ni gake hano haba harimo utuntu tw'utuzi n'iki ukagira narumvishe ngo byere zarakunaniye zarananiye rwose nk'ubu iyo mperuka kunywa nyeruka mu kanya ko warambye mwa meze neza rwose ubu ni amazi ndi kunywa yonyine so okay mumeze gute bapatoro fresh umeze neza batubara n'umwana hano ariko tuvugisha ukuri yanda yaguteye yaje kuyemera yarayihakanye oya mombe pe utazabeshyira umuntu yarayihakanye pe ariko nabonye undi nyegeka ariko nyine wenda nibyo muri filime pe reka tuganire tubwire abanyarwanda buriya umugabo warabizi neza ko indu twitsa ari y'umugabo oya niwe nayishyizeho oya nayishyize ku mugabo wanjye rakose nawe utaza no kunsenyera ahubwo abanyarwandakazi ibi bintu babivuze kera umusore uhanza gutera inda ukayegeka ku mugabo mubana nyina wabo n'umwerega ubabyara n'umwe iyi bose ni bamwe umwe ajya yitera undi ayirere yego kimwe murakoze cyane shari bitese mwa unshaka wiki shari kubundi uta ntago bivuze ko ndusha ibi bintu ndi gukora icyo ngushaka ndakibona nge se nabwe ko nkuru hari icyo nkurusha ahabwe niwe byivugiye ariko wemera ko nkuruta uruta nde wowe ku burebure se cyangwa ku bugabo reka nkongorere ngaho mbaza aya mama yarashaje sorry umva se shari ndakumva mungu wanjye buriya rero hari ikintu kimwe nabashe kungukamwa ibi bintu buriya nubona nigeze numva inkuru y'umuntu wigeze ubabazwa nyine urabona buri musore wese iyo ari gutereta agatandukana n'umukobwa akabona undi musore umutereta agira ishyari ibyo bintu urabizi ndabizi cyane uretse n'ibyo n'umugabo watandukanye n'umugore iyo abonye umugore wamutereta agira ishyari none se iyo ubibonye wababara cyangwa wakishima ngewe se ari nge byabayeho bantetera umugore yego
nyine hoya umukobwa nyine waratese nk'umukobwa mugatandukana nk'undi musore uri kumutereta urababara cyangwa urishimye? Okay, ku ruhande rumwe ntabwo biranshimisha ariko mbanya uwo musore nawe umutereta nawe ajye kumva aho nanyuze uko hameze. Ariko se nundi wabazwa n'ikindi muri kuma mwaronse rimwe urangira numva ngo nta mugabo uva kwibere nawe ujya uryonka ry'umugore utari wawe. Ahubwo se icyo kibazo se icyo kibazo ko wowe hari umugore ugira yewe reka mbabwire nta mwana w'umuhungu ucika ku ibere upfa kuba ufite igitsina kimeze nk'icyabiyayo ntushobora gucika ku ibere. Ibyo bintu ntabwo mbiheruka nicyo kibazo. Ibyo bintu simbiheruka ahubwo ntabwo ufite umuntu wonse rimwe. Ntabwo ufite uwo wonse rimwe. Ubu se ahubwo wowe nonse rimwe cyangwa njye wowe naryonse. Nuko ntabiheruka. Nibyo navugaga. Nawe waramwonkeje? Oya iki kihe wacyonse ukabaho. Ampaye nka bite se mwa? Ni sawa. Umeze fresh? Meze bo. Ese wujuje imyaka y'ubukure? Nimba atari ibanga umaze gufata anniversaire zingana? Urazishakira iki se? Ni kukubaza gusa ariko uzaze mwikurikira. Ayewe nose nukungana? Nose ntubireba. Niko ngana. Iki cyose ni icyawe? None sirabona hari wonge twaje. Mubwire ukuntu tuzasa ntikurerekanwa ariko ari kwerekanwa uzabona ibyo. Njyewe uyu mwana nakunze uburyo yitonda. Iki cyose ni icyawe? Hari ubona gitwaje se? Hari umuntu watwaje? Hari yatwaje. Iki cyubahiro cyose? Aritonda nukuri. Maye sashimwe. Yesu nahimbaza. Haleluya. Amen. Wimvugiramo mugere kubana umukozi w'Imana. Urumva? Reka nkwegerera ati. Iyi groupe ni groupe nziza cyane kandi ifite ibikorwa byinshi byo kugeza ku banyarwanda. Yego. Wambabariye? Urayizi YouTube cyane kuri yitwa? Ndayizi. Yitwa ngo iki niba atayibanga? Yitwa Imizi y'urukundo. Imizi y'urukundo ariko filime yitwa. Isengesho ry'amasegonda 30. Haleluya! Haleluya! Yesu ashimwe bene data. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Data wari uri mu ijuru rya turagushimye turaguhimbaje dushimye izina ryawe dushimye data kubana natwe uko bwije nuko bukeye dushimye uburinzi bwawe kandi dushimye neza n'urukundo rwawe tugira uko bwije nuko bukeye imbaraga zawe nizikomeze ziganze kandi Uwiteka Nyiringabo ukomeze kudushyigikira dusenze twizeye izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen. Abanyarwandakazi reka basi tugendere kuri isengesho mu byadusengeye aka YouTube channel mugafata mukamonetize mugakunde mukarebe mugasharinga n'inshuti zanyu inshuti ye gasharinga inshuti ye noneho imiryango yanyu nayo izakuri gafana ma ukina muri iki ukina muri iki mu film nkinamo ndi mama makuza ndi mama makuza nige bita makuza iyo urebye role ufite ukinamo nyirizina nka mama makuza urumva ari role ifite iguriza n'Imana cyangwa gutanya n'Imana ntago intanya n'Imana iratwegereza ku Mana ntago intanya n'Imana hoya ntago turasera itonde gato genda gake ako ntukite mama wawe ngo ni minyoni mama wanjye ntago turasera ahubwo mba mutoza inzira agomba gucamo kandi Bibiliya iratubwira ngo menyereza umwana akiri muto inzira agomba gucamo azarinda asaza atarayivamo yakoze n'icyaha cyo gushimuta uyu muntu nagisabiye imbabazi urashimuse narashimuse garuriya mwana nagisabiye imbabazi mugarure mubone abanyarwandakazi impamvu narimbaje no mu mama rora akinamo urumva nyine afite ukuntu ameze nk'ahantu yegerana n'Imana bagahura bakaganira ariko ngo yarashimuse disi yakose mubye urambabaje uri hagati y'ibisambo bibiri namaze gusaba imbabazi Imana yarambabariye ibi rero nibyo abantu bajya bababeshya rero bakambabwira twese tugakora ibyaha tugakora amakosa tuvuga ngo tuza gusaba Imana ariko Imana mwajye muri kwiyeza akazi kenshi yarambabariye Imana ikubabare nayo ndakubona kuko ihora yicaye ku ntebe y'imbabazi asante sana so bakunzi mudukurikiye muri aka kanya ngira ngo kugira mubibona ko ibintu bijya bimeze mugeze kuri ngewe se nimba uje gukubita kuri kakari ntago bindeba
uyu niwe nyirazo. Rukundo Fondera Uyu niwe nyirazo. ndashaka kukubaza ikintu kimwe. Iyi filime yitwa ngo iki? Iyi filime yitwa Imizi y'urukundo. Imizi y'urukundo. Yego. Nyuma yuko yiswe Imizi y'urukundo, iyo urebye iyi story n'iki gitekerezo cyavuye kuki? Niwe wayanditse? Yego. Yego, igitekerezo cyavuye kuki? Igitekerezo cyavuye kubona ukuntu abantu basigaye bakinisha urukundo bakarufata uko bishakiye bakaruca amazi. Nabyumvisha shadisi ngo nabiyahuye ejo bundi bicanye bombi. Ni wabibonye se? Ngosha. Nk'ibyo byose. Yego sha Muga, none se Muga tugira inama urwo rukinguzanye wizeye neza urizera neza ko abo bantu batazabakicanye ku mpamvu z'uko bamaze kuvuga. Oya ndizera neza yuko urukundo ruzabacengera. Okay. Niki wabwira abanyarwanda batwiteze muri aka kanya? Icyo nabwira abanyarwanda ni ukutureba bakadukunda, bakadukora subscribe, like, share na comment. Kuri channel yitwa Agijo Films. Agijo Films. Banyarwandakazi, njye mbibabwiye nka Professeur Cyucyu cyangwa se biyayi w'abanyarwanda, iyi YouTube channel mumbabarire pe. Tuyirebe, tuyikunde, twumve kari yacu. Noneho iyi filime iri kunyura bita Imizi y'urukundo. Muyikundishe n'inshuti zanyu kuko nimumara kuyikunda tuzahita indi story kuko tuzifite ni nyinshi twaranditse ibitabo bigenda gushira mu tubati. Mumbabare rero tubikunde tubirebe ndetse mumenye ko tubishaka sibyo. Dufite abantu benshi cyane mwabonye ko dufite ni team ngari urumva ni team ngari kandi ifite byinshi igomba kugenda yigisha buri umwe wese. Pa wiriwe. Biyayu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Iyo bavuze maneko uba wumva bavuze iki? Maneko se ni ibintu bya bintu njya numva ngo nukuneka. Nukuneka nyine ibyo utazi ukanekera umuntu. Arimo ibintu by'ubugome ariko. Arimo ibintu by'ubugome. Iyo utaza kuba umuntu urumva ariko wanga ikiye gikoko. Iyo ntaza kuba umuntu. Naye kuba nka Tiger. Uri kuba Tiger. Umuntu agutije imbunda irimo amasasu. Ninde muntu wa mbere ubona wakica? Umuntu nakwica. Umuntu nakwica mbere na mbere. Umuntu hakana Imana. Ngo? Umuntu hakana Imana. None se we muraziranye? Imana? Uri Imana nawe iyo nkubonamo Imana. Ndasa n'Imana sha. Ndasa n'Imana. Nicyo nshatse kuvuga. Tuvugisha ukuri? Bivuze ngo dore na cameraman uri arasa n'Imana buri. Bivuze ngo bagutije imboni muri gahe tumira. Uyu ngo yasa n'Imana. Wow. Ninde udasa nk'Imana sasa? Arahari se aruzi se? None se umbivuze wantwari. Kuyihakana? Ariko bavuze ko uri mu ishusho y'Imana. Urabyemeye? Ndabyemeye. Ntabwo yihakana. Aha. None bwira abanyarwanda bakari subscribe hehe? Kuri Agijo Films. Agijo Films. Bakande subscribe. Mwabyumvise cyane. So guys, nkuko nabwiraga rero, inyo YouTube channel yonyine uzasanga abagabo bari smart, urumva abasore basa neza pana bya bindi abantu bagenda bacyonda bashyira aho ngaho. Pa salama. Salama pa. Iyo bavuze abage, aba wumva ari iki? Abage numva bavuga ko ari abatinganyi. Numva bavuga ko ari abatinganyi, ariko nanjye niko mbyumva simbizi kuko nta communication ngirana nabo. Nyine nanjye ni ukumva babivuga tu ntago nzi ngo ni ibiki. Yego gira message wagenera abasore b'inzobe. Abasore b'inzobe ndabakunda cyane. Abasore b'inzobe turabiyemezi cyane. Turabiyemezi dufite power cyane. Ntago ari ukwiyemera gusa turanabasha bro. Urugero turanabasha kabisa. Uri nk'umukobwa niki kintu uzi wakangira umusore w'inzobe? Ni nk'umukobwa ikintu wakangira umusore w'inzobe? Oya kuko muri iki gihe abasore b'inzobe nyine kera bajyaga bavuga yuko nta kintu babasha arabi nyine ibintu byose babinegirije banga gukora imirimo itandukanye, ariko ubu ngubu byarahindutse. Muri iki kinyejana turimo ibintu byose ubu ngubu ni ukubikora. N'amakara ubu dusigaye tuyayora papa. N'amakara murayora? Bibi cyane. Yego. Nake kantu kabi uzi ku musore w'inzobe tugurasa ku ntebe? Akantu kabi? Oya. Ntago kugeza ubu ntako nzi. Ntako nzi kubera ko ubu ngubu ikintu kiriho abasore b'inzobe turabizi ko turabiyemezi, urumva kandi turabasha kabisa. Ukajyanye n'uburaya? Uburaya se? Ni gake. Oya uburaya byo ntawe. Oya. Ntawe utabikora? Ntabyo byo abagabo bose turi bamwe.
waba wirabura waba uri inzobe turi bamwe kabisa. Oya hose ni inzobe. Bakande subscribe hehe? Bakande subscribe kuri Agijo Films. Banakore share na comments. Ubundi dutere imbere kabisa tumere neza turyohe. Wakoze kuza. Asante sana pa. Ma wiriwe. Yiriwe. Yes ashimwe. Yes ayimba. Iyo bavuze umuntu muremure uba wumva ari umuntu ureshya ute? No umuntu muremure. No umuntu muremure. Nyine uba wumva ari umuntu ureshya ute? Ureshya na producer. Ya producer umuntu muremure. Okay. Uyu munsi wa none uri umukinnyi wa filime kandi ubikina neza. Ni iyihe role wumva muri filime utakina? Filime irekeranye n'urukozasoni. Ntabwo nayikina. Icyo kintu utakina. Ariko gukina uri indaya wabyemeye? Byose birimo. Ntabwo gukina uri indaya ntabwo ari urukozasoni. Kuko ni isomo uri kwigisha rubanda nyamwinshi ndetse no kwigisha abandi bantu badukurikira ibyo bagomba kwirinda. Kuko nyirizina buri filime iyo yose ndeka tunibwe n'abanyarwanda iyo umukinnyi wa filime ari gukina role iyo ari yo yose ayikina atangira nabi ariko asoza neza. Ni isomo bari kwigisha rubanda nyamwinshi kugira ngo bigireho ejo cyangwa ejo batazabigwamo. Ntabwo nayishobora. Bakubwiye gukina utwara umugabo wundi ntabwo wabikora? Ntwara umugabo wundi nabikora. Wabikora. Niki kintu uzi mu buzima cyakuryoheye kurusha ibindi? Ni ugusenga. Kamerama game over. Ikintu cyamuryoheye mu buzima kurusha ibindi nuko ni ugusenga. Hari abantu nyankuna kumva bavuga ngo umugabo araryoha wabyumvisha ute? Numva ari ibintu bisanzwe. Wow, ni ibintu bisanzwe. Nibwo bwa mbere abanyarwandakazi mbonye umugore uvuga ko umugabo ari ibintu bisanzwe. Bivuze nk'uko wanja niko warya nundi. Yego. Niye message wabwira abantu badukurikira kuri Aga Films? Nuko bareba channel yacu Agijo Films. Yego. Bakadushyigikira, subscribe, share, comment n'ama like. Yego. Kugira ngo dukomeze nyine duterezanye imbere. Kubita kuri ka. Yego. So ngwino akose man. Yego sha ngwino nukuri. Ntiwumva? Nibyo navugaga. Kana badamu niho bahagara. Banyarwandakazi. Yego sinkunda kugira irari ry'ibiguruka. Ariko buri mugore utari waryoha kubi. Iyo bavuze umwiza utagira inenge uba wumva ari iki? Nta mwiza utagira inenge. Baduha umuhanda sha. Iyo bavuze umwiza utagira inenge uba wumva ari iki? Umwiza utagira inenge ni nko kuvuga wenda umuntu utagira gake. Tuganira ntaribi. Dukomeze tugiye kuganira. Iyo bavuze umwiza utagira inenge uba wumva ari iki? Umwiza utagira inenge ni nko kuvuga nyine umuntu wenda mwiza udafite ikintu kibi kimubonaho abantu bose bamubonaho ibintu byiza gusa. Yego. Hari umuntu uri kuvuga kuri mwiza? Barabimbwira benshi. Barabikubwira? Yakose mana. Banyarwandakazi ngo bamubwiye ko ari mwiza. Uri mwiza. Wowe se urabizi? Ntabwo mbizi neza. Ariko ni ibisanzwe nyine abanyarwandakazi twese turi beza. Iyo utekereje ku bwiza bwawe uba wumva ari nk'iyihe nenge ufite? Turagatwengesha tubwire inenge ufite? Inenge ngira niyo guseka buri kanya. Kose mana we. Muri make nawe inenge ngira niyo guseka buri kanya ndi kumwe n'abantu. Urebye nta yindi. Yego. Yano. Hagarare hano neza reka ntavuga ko kandi bashaka bazagashiremo cyangwa bagakate. So, none se iyo bavuze umwiza utagira inenge ukaba wumva nawe ufite akanenge bivuze ko utari mwiza? Ndi mwiza nyine ko kara kanenge ni keza ari utunenge tubi hari n'utunenge twiza. Sekanya guseka ukoshe mana guseka neza. Umva rero. So, uyu munsi wa none iyi filime urayizi? Iyi filime ndayizi. Urukundo rw'iki? Imizi y'urukundo. Ukina muri iki? Mu mizi y'urukundo nyine nkina ndi sister wa mama Alex. Ndi muri umuna wewe. Urumva nyine ndi umuryango wa mama Alex. Yego. Nta wundi muntu ufite icyo mukinanamo?
iyindi filime dufite ahangaha muri iyi timu yacu ni umurage w'ibanga. Umurage w'ibanga rero niyo nkinamo cyane nyine mfite urugo tuba turi imiryango ibiri, mfite umuryango umwe n'umugabo wanjye n'undi muryango n'undi muntu. Ubwo rero ni filime nziza cyane cyane abantu bakunze, shishikariza n'abandi gukomeza kuyikunda cyane kuko ni filime nziza, bayirebe kandi bayikunde. Bajya bakunda kuvuga ko umukinnyi wa filime ari nk'icyapa cyangwa se imodoka ya bisi itwara abagenzi, akaba ari isomo rya buri munsi ryigisha umunsi ku wundi. Uyu munsi wa none nimba tuzi ko gukina filime ari ukwigisha rubanda nyamwinshi, urabyemera? Gukina filime nyine ibamo amasomo menshi cyane, yigisha abantu, itanga ubuhamya, nyine filime nyarwanda ubundi ni icyitegererezo cy'u Rwanda. Urabizi neza ko ari isomo? Ni isomo rikomeye cyane, ahubwo buri munyarwanda wese akwiriye kujya yigira kuri filime nyarwanda, yayireba ntiyumve ko ari filime nyarwanda, ahubwo akumva inama zirimo n'ibitekerezo birimo. Reka twimagine, sibyo? Reka twimagine, imagine uba uri nk'agashugamami, noneho uhuye n'agasore keza nkanjye kabiyayu kimaringa kirya, urumva noneho nawe utangiye kwishyiramo akantu ko kuntereta, unyumvisha ukuntu nyine wangusha, nkava mu busore nakashirikanye mfite tugatandukana nkakwisangira. Wabishobora? Ntago nabishobora. Ntago nabishobora. Okay basi urumva njyewe nyemerera ngo terete mbizi neza ko umugore w'abandi ari njye ugushaka. Ntago nabyemera. Ntago wabyemera? Murabyanze? Ntago nabyemera. Reka mubwire. Umva se. Umva nyine. Uri muranyumva? Uri kumbona? Ndi kukumva, ndimo no kukubona. Uterete gute? Ntago nereteka. Okay, ntago tereteka. So babwira bakande subscribe rero kugira ngo twikomereze. Mukande subscribe ku murage w'ibanga n'imizi y'urukundo, ni filime nziza cyane. Muzayirebe. Asante sana, arakoze cyane. Umwe mu bagore beza dufite kandi baseka neza. Noneho impumuro ye mwuka byara. Aryoshye kurusha ibirongo. Umva pa nibyo navugaga rero. Ariko reka nkubwire. Ngewe ntababeshye banyarwandakazi. Iyi niyo filime yonyine nabonyemo abantu bakuze kandi bazi icyo bashaka n'icyo bakora. Papa wiriwe neza? Uraho neza. Urabizi neza ko abagabo babuze muri filime nyarwanda? Yego ndabizi. Niye mpamvu yaguteye guteye ukaza gukina filime kandi benshi babyita ko ari inkunda rubyino? Nabonye ari impano nisanzemo. Bajyaga bambwira ngo nzaze dukine filime, hanyuma finale nsanga mfite impano yo gukina filime. Yego. Urumva ugomba kubikunda ukabikundisha n'abana bawe? Cyane rwose. Madamu wamushishikaza kuza mwibi? Cyane nta kibazo. Babwire bakande subscribe. Bakande subscribe kuri agijofilms.com. Yego. Mukande subscribe. Niko uyu ukina muri iki? Ngewe nkinamo ndi umwe engineer. Yego. Nkakinamo ndi na anko. Nkakinamo ni n'umushimusi washimuse umukobwa wo mu muryango. Uyu papa rero mumureye mu mukunde, ni umwe mu bapapa batinyutse. Hano muri sinema nyarwanda dukenyemo igitsina gabo cy'abagabo bakuze. Uyu munsi wa none rero urabona ko yamaze kwitinyuka, mumureye mu mukunde kandi mumushake. Papa wakuze cyane. Urakoze cyane. Asante sana. Urakoze. So bakunzi ba Agijo Films ndetse n'abakunzi ba filime imizi y'urukundo, ndagira mbabwire ngo mumbabarire mukande subscribe, sibyo iyi filime umva sho. Iyo mvuga nta muntu ujye mvugira mu urumva. Nagutera inda y'impange 3 kugira ngo uzamye wundi. Nkayibyara. Ariko tuvugisha ukuri, utubwisha ukuri. Reka nkwibarize. Baby wamponye. Nako. Hakoze muka. Nakina gasore. Urumva ni brag. So nari ngikomeje akarako karimo. Urumva ikintu navugaga. Niki kintu mu buzima. Mu buzima bwawe warumvise cyarakuryoye kurusha ibindi? Umugabo. Umugabo. Cameraman. Game over. Umugabo. Birisi umugabo araryoha? None. Wenda tumara amatsiko bitari ibanga. Ukurikije uriya mugabo wawe. Ukuntu wamwumvisha, ugakukiza nanjye ukuntu wanyumvisha. Wumvishe bitandukaniye. Sha uri nyamabi mbabarira. Abagabo bose ni bamwe.
abagabo bose ni bamwe, abagabo bose bararyoha. guys nakinaga ntago aranyumva mwabantu umwe kuko ngenda atandukanye ntandukanye n'abandi bagabo biri seriye. Uratandukanye? Utandukaniye he? Urumva ngewe utandukaniye he? Oya urumva ngewe oya utandukaniye umwega. Urumva nonge ntandukaniye urumva mfata nk'ibishyimbo mfata nk'ibishyimbo ku banyarwanda umeze nk'ibishyimbo. nge meze nk'ibishyimbo umugabo wameze nk'inyama z'umwihariko y'inkoko imboneka rimwe n'imboneka ni icyamamare. Urakoze cyane. So bakunzi bacu mwembe dukukiye muri aka kanya rero ndagira mbabwire ngo ibi bintu tubisoreje aha ngaha. So twaganiriye byinshi bigiye bitandukanye twabasha buri ukuntu yiyumva. Icyo mbabwiye nuko mwakurikirana filime yitwa Imizi y'Urukundo ndetse mukadufasha mukadushyigikira mugakana subscribe kugira ngo turebe ko natwe ibikorwa byacu byarushaho gutera imbere. Erega iterambere ryanjye niryo ryawe, ni njyewe, ni wowe, ni twese kuri Agijo Films. Urumva icyo mbabwiye nta kindi, muture mudukunde kandi mutunezererwe maze ibyo tubahaye mwifate nk'abakonsumateri bacu kugira ngo natwe turebe ko twatera imbere. Ega nteye imbere bikoze ko ntajya kwiba, abanjye batera imbere, abagukomokaho bagatera imbere ndetse nanjye nkazateza imbere abandi. Kanda subscribe maze kwikomereza. Ciao ciao. Mwiriwe neza mwese. Mwiriwe. Nizere ko mumeze neza mwese, mwumva mu mutima hameze neza no mu mubiri. Aha. Mbanje kubashimira kubwitange bwanyu, ubushobozi, imbaraga, buri kimwe cyose mwakoze kugira ngo uyu munsi ugere. Kiduteranirije hano rero nubwo tukiziranye ariko reka nongere mbibutse. Duteranirijwe hano no guserebura igihumbi cy'abasubscribers twujuje kuri Agijo Films. Igihumbi n'ijana kugeza isaha. Ndabashimira rero kubw'imbaraga mwashyizemo. Nkuko mubizi rero twe dufite competition. Iyo competition rero hari watsindiye award. Muri aka kanya tujye gutanga award. Kuba tugiye kumuha award nyine mu marushanwa habonekamo abatsinda n'abatsindwa, ariko natwe twarakoze liste murayibona ko bigaragara. Ubu rero muri aka kanya umuntu watsindiye award ni umuntu witwa Rachel. Amaji. Rachel nadufashe haguruke. Rachel. Nkurira niba ntacyo ari mumufitiye mumuha amakiri. Ego niba ari amafaranga turatsinda. Okay, ubwo rero reka nsabe Rachel yegere hano hino na Jonas ari hehe nawe aze kugira ngo tubashe gutanga award ku wayitsindiye. Arajya hagati. Lorenzo uzumingi izi rebo zigaragare wowe. Hano ufite mikoro urabibwira. Ngiyi award ngiyi. Iyi ni gift. Ngafata shiri. Bagufashe protocole. Umugabo wari hehe? Protocole. Awadi nibwo igiye yaza ariko sujute guma bayimanga awadi wowe araguhaye ngo umufashe araguhaye ngo umufashe nagakurikirana. Iyi niyo awadi nyirizina iyi oya iriya ni kado ye urabizi ko ari ibiribwa se tukiri aho ngaho amashyi mureke ishyari Florence
murakoze cyane awadi twayitanze murakoze cyane tugire bataragira shanga murakoze cyane uwatsindiye awadi twayimuhaye ndizera twese biduteye ishyari ryiza ubu aka kanya kompetisiyo twari dufite tuyifungiye ahangaha duhise dufungura indi kompetisiyo tugiye gutangirira kuri 0. Reka tumuhe ijambo agira icyo atubwira uko yiyumva mu mutima we no mu mubiri. Ndeba muri kamera nta kibazo. Murakoze. Murakoze cyane. Nange shawanze kunsetsa. Murakoze cyane cyane nange ndabashimiye cyane ndishimye kubw'uyu munsi. Ntago byari byoroshye hari umuntu usaba subscribe akakureba akakubwira ngo ngiye ibyo bintu ntago mbizi ataba ari ibintu hari amafaranga bateka mutwe babaye benshi bakakubwira ibintu byinshi ariko ukanga ugakomeza ugahatana twese tugira umuhati niba utaha n'undi azayifate birashimishije biranejeje ndabakunda cyane murakoze murakoze ngiye mpagaze hano nk'umukinnyi ariko nawe ngahagarara hano nk'umuntu wenda ubahagarariye muri industry ya cinema mu Rwanda ariko niba mutari munabizi ikintu bitaraho murakizi Rwanda Actors Union ngira ngo bamwe muri mwebwe murimo uyu munsi hano ninge representant wanyu ninge wihagarariye icyambere reka mbanze nshimire Jonas na Agi. Iyi ni commitment abantu benshi barabitinya n'abafite amafaranga bafite ubushobozi batinya kujya muri ibi bintu bya sinema ariko kandi nanone ni ubutwari ntabwo ari buri umwe wese wafata uyu mwanya kugira ngo ashore amafaranga ye na cyane ko hashorwa menshi kugira ngo azajye kugaruzwa bifata igihe ariko byose nyine ni ugutinyuka. Icya kabiri twese uko turi hano tubigira ibyacu mu mbare tubigira ibyacu kabisa. Hari abantu benshi batajya basharinga bapostinge ku mantuza yabo he na hehe mushyira ku ma platforms yanyu. Abantu benshi gira ngo abenshi mukoresha TikTok burya iracuruza. TikTok uba ufite followers benshi bitewe n'ibyo ushyiraho uragenda ugakata ka kantu wakinnyemo k'iminota 2-3 ukagashyira kuri ntuza kuri TikTok. Abantu barazamuka bakanakwaza bati iyi filime yitwa gute. Buryo umuntu akwaje ngo filime yitwa gute abagira ngo ajye kwireba nimukajya mu bitinya tubigira ibyacu tubirimo tubikunze kandi ntabwo turimo kugira ngo dukine gusa. Hari abantu benshi babasha kugira ngo bazamure amazina sibyo. Burya inyuze hano akakubwira ngo wakinnye neza hari ndagukunda bira bintu baba ari byiza cyane niho uzamuke nta n'umuntu wakupfa kugira nabi. Burya ahantu henshi nge hari ahantu ngera bakama service bakayimpa vuba suko hari icyo mba natanze nuko wenda bya bindi nkina bwa butumwa ntanga hari aho babwarabafashije. So twubaka amazina yacu neza kandi buryo wagiye imbere ya kamera ni intangiriro yo kuba umusitari. Icyo kintu muze kucyumva rwose umuntu agishyiraho ntuza. Ikindi nababwira ndaza kukivugira inyuma ya kamera ntabwo nakivuga none ahangaha kuko nshobora kukivuga wenda bakavuga ngo harimo ubwirasi n'iki. Icya kabiri uyu mwana w'umukobwa Rachel ngwino hano sha umwana w'umukobwa uri ahangaha hejuru ya award abonye ndagira ngo mwongere ikindi kintu kimwe kuba akunda ibi bintu akanabyitangira akanatuka akanasuzugura ku rundi ruhande ngiye mwemereye indi promotion.
promotion mwemereye nuko aho nzabona opportunity muri filime yashobora kuzamura izina rye kurushaho bitewe n'imbaraga yashyizemo rwose iyo promotion ndayimwemereye ujye uhora unyibutsa sugira nimero yanjye mwumvishije okay promotion nyikuyeho kuba dafite nimero za ni ikibazo ariko anyway ngiye sinyasubira ku ijambo I will do my best to promote you nta filime ngira ariko aho nzashobora kugira ijambo mwana nzagucumitamo ntugire ikibazo ngaho genda wicarire so bitubere intangiriro tuba abanyeshyari kandi tugira ishyari ryiza mureka tugira ishyari ryiza umuntu wese niba yarinje abasubscribe bazobona nka 200 ukomeze kuko next award nayo izabi yawe nindi zabi yawe why not nushaka kuzazitwara reshana nukwera kuza wakoze cyane so nta byinshi mfite byo kuvuga uretse gushimira aba producers dufite hano muri Tanga mbashimire ko munamakazi nubwo mutampa menshi ntabwo mumpa menshi ariko ndabashimira ko muba mwantekereje sibyo muba mwantekereje Imana ikomeze ibagure muzananyongere ariko ntago bampemba muzananyongere nabano twese basi tuzazamuke tugira ikintu turonka izi ngufu dutanga zizatubyare n'umusaruro mwari muzi n'iki ngewe ibi nabigiyemo nzi ko ari ukwishimisha gusa ntabwo nari nzi ko bishobora kuntunga ariko bintunze kuva 2022 kugeza uyu munsi nta kandi kazi nkora kereka iyo mbonye ibindi biraka murumva nabigiyemo nzi ko ari imikino ariko ntabwo nari nzi ko byazanzanira umusaruro uyu munsi warone bintangira school fees izabana mbishyura 400 ku gihembwe nyakura hano bintungira urugo nanjye birantunga bimfasha no kuganira guhura n'inshuti zanjye nyinshi nizo muri sinema kandi kinababwira mwoka byaramwe dukundane dutahiriza umugozi umwe twirinde ishyari burya ikimana yaguteganyirije niyo haza umuntu wisize icyo umeze gute ntabwo yakigukuraho aba ari icyawe umugati Imana yaguteganyirije uwo ari we wese icyo ari cyo cyose ntabwo yaza ngo awukwake twirinde ishyari dutahiriza umugozi umwe ngewe rwose harabo mpamagara hari abantu benshi bamwe ngo nimbafashe ntabwo nsinya ntanga isezerano ntabwo ntanga ibyo ntashoboye ariko iyo igihe kigeze umuntu ajya kumva ndamuhamagaye atanabitekerezaga ngiye nkunda gusupurayizinga cyane kurusha ibindi byose so murakoze ikindi Uwiteka duhana umugisha